Mbanje gusuhuza mwese abakunda gukurikira iki kinyamakuru cyitwa Baho Neza TV. Nitwa Nyampatsi Emmanuel, nkaba ndi psychotherapist. Mu Kinyarwanda twabyita umuntu ufasha abafite ibikomere byo ku mutima kubibonera ibisubizo, kubikemura no guhangana nabyo mu buryo bwubaka. Niwo murimo nkora hashize imyaka itari mike, nubwo uyu munsi mukora mu buryo bw'umuntu wikorera, ariko mbere nabanje kuwukorera mu bigo bitandukanye no mu miryango itandukanye yafashaga abantu guhangana n'ibibazo bafite mu mitekerereze yabo. Muri aka kanya rero ngiye kubaganirira kuri gahunda tugira muri kampani yacu yitwa Life in Fullness, aho dufite serivisi zitandukanye zifasha abantu guhangana n'ibyo bibazo bahura nabyo bijyanye n'imitekerereze. Dufite gahunda 3 z'ingenzi, ariko uyu munsi ndibanda kuri imwe. Wenda nazivugaho gato nihuta, ariko nkibanda kuri imwe, izindi tukazazivuga mu bindi biganiro bizaba nyuma. Gahunda imwe tugira ari nayo ndi buhereho uyu munsi ni gahunda y'amahugurwa dukora muri weekend. Ni amahugurwa afasha abantu kwisobanukirwa. Akenshi iyo umuntu avuze amahugurwa hari abahita batekereza amahugurwa yo kongera ubumenyi nko mu mwuga runaka abantu bakora. Amahugurwa yacu ntabwo ari aho ngaho yerekeza, ahubwo nafasha abantu kwimenya no kwitahura, gutahura imbaraga bifitemo n'ubushobozi bifitemo. Ndaza kubigarukaho mu kanya. Gahunda ya kabiri tugira, serivisi ya kabiri ni ya counseling y'umuntu ku giti cye cyangwa se y'ingo. Icyo kiganiro nzakigarukaho ikindi gihe. Hari ukuntu abantu badusanga bafite ibibazo bitandukanye bashaka guhangana nabyo. Umuntu afite ikibazo kimubase, kimuremereye ku mutima, ariko ashaka kukiganiraho mu buryo bwimbitse kandi mu buryo bw'ibanga, atagombye kukivugira mu ruhame rwa benshi. Abo rero baza badusanga muri serivisi yacu, tukabafasha ku buryo bwihariye. Iyo serivisi nzabigarukaho mu kindi kiganiro. Serivisi ya gatatu tugira ni yo gufasha ibigo, ni yo gufasha imiryango itari iya leta, ama NGOs, ni yo gufasha amashuri mu guhangana na stress. Stress muri iki gihe ni ikibazo mpuzamahanga, ntabwo ari ikibazo cy'abantu bake, ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe, ni ikibazo cya rusange. Kigira n'ingaruka mu mikorere, kikagira ingaruka mu mibanire, kikagira ingaruka ku muntu ku giti cye. Rero tugira na serivisi isanga ibigo hirya no hino, tugafasha abakozi kurushaho kumenya uko babungabunga iyo stress, uwo muhangayiko, reka tubyite gutyo mu Kinyarwanda, kugira ngo akazi bakora bashobore kugakora bafite imbaraga zihagije kandi batange n'umusaruro wifuzwa. Icyo kiganiro nacyo tuzakigenera umwanya wacyo. Reka rero ngarukiye ku kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kwibanda kuri ariya mahugurwa atangwa muri weekend. Ni amahugurwa yatangiye gutangwa mu mwaka w'2017 kugeza ubu agikomeza, akaba aba
buri gihembwe. Ni ukuvuga ngo buri gihembwe tugira abantu twakira bakiyandikisha, hanyuma ayo mahugurwa bakayitabira. Buri gihembwe ni ukuvuga mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa gatatu twakira abantu tukabafasha. Birumvikana ko tubakira mu kwa mbere ariko bagakora urugendo rurangirana n'ukwezi kwa gatatu. Ni gahunda imara amezi 2, nubwo tuba twihaye igihe cy'amezi 3 ariko ibyo twigamo bimara amezi 2. Mu kwa kane tukakira abandi bakageza mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi tukakira abandi bakageza mu kwa 9, mu kwa 10 tukakira abandi bagasoza mu kwa 12. Twiga ku wa gatandatu no ku cyumweru kuva saa 3 kugera saa 7 muri icyo gihe cy'amezi 2 nk'uko maze kubisobanura. Muri ayo mahugurwa rero twibanda ku bintu 3 by'ingenzi. Icya mbere twibandaho ni ugufasha abantu kumenya uko ibibazo bafite bishobora guhinduka ibikomere. Kuko buriya ibyo twita ibikomere byo ku mutima cyangwa se ibi byose bifata indwara z'imitekerereze n'ihungabana n'ibindi, bihera ku kibazo kimwe umuntu yahuye nacyo ku munsi. Hari ikibazo wahuye nacyo ukiburira igisubizo, ejo hiyongeraho ikindi, nyuma hakaza ikindi. Uko iminsi ishira umuntu agasanga bya bibazo byamukomeranye. Uko kumukomerana rero bigatangira kumuremerera no kumubuza uburyo. Naho rero biri bugeraho bigahinduka ibikomere, bikamuhungabanya, bigatuma umuntu adakomeza kubaho no kwitwara uko abishaka, ndetse n'imikorere n'imibanire igahinduka. Kimwe rero mu byo twibandaho muri ayo mahugurwa ni ugufasha abantu kumenya uko urwo ruhererekane rugenda, uko ikibazo gihinduka igikomere, uko igikomere kigira ingaruka ku muntu, kugira ngo n'ushaka kwirinda amenye uko yirinda. Ibi mbivugiye kugira ngo iyo umuntu avuze ko ari umukansela, abantu bahita bavuga ko ibyo akora byose bireba abarwayi. Ntabwo ari amahugurwa ageneye abantu barwaye gusa, ahubwo n'abakimeze neza ariko bashobora kurwara bashobora kuyitabira. Kuko ibyo bibazo byo guhungabana, kugira gucika intege, indwara z'agahinda gakabije, indwara z'umuhangayiko n'izindi tubona, ni ibintu bishobora gufata umuntu uwo ari we wese. Buri wese nta wavuga yuko we akingiye ku buryo atahura n'icyo kibazo. Kuyitabira rero ntabwo bivuga ko umuntu agomba kuba ari umuntu wamaze gufatwa nabyo cyangwa se wamaze kurwara. N'uwaba bitaramugiraho izo ngaruka ariko arebye akabona hari abo babana byagizeho ingaruka, ashobora kuvuga ati nabyitwaramo nte kugira ngo njye nifasha ariko mbe namenya nuko nafasha bagenzi banjye. Icyo ni kimwe twibandaho, gufasha umuntu kubona uko ibibazo bikura bikaba ibikomere, bikagira n'ingaruka muri za nzego zose twavuze, ari ku muntu ku giti cye, ari mu mibanire, ari no mu kazi, mu mikorere. Icya kabiri twibandaho ni ugufasha abantu noneho bamaze kugirwaho n'izo ngaruka, bumva badatuje muri bo, bumva badafite amahoro, bumva ibyishimo byaratakaye, bumva bahorana umujinya, bumva bahorana agahinda, bumva bisuzugwe cyangwa basuzuguritse, badakunzwe, n'ibindi bibazo byinshi bijyana nabyo. Tukabafasha noneho kumenya uko wabyitwaramo kugira ngo ushobore no kubikira. Ubundi igikomere ni iki, giterwa n'iki, gituruka kuki, hanyuma umuntu akora ate urugendo rwo gukira icyo gikomere. Icyo ni icya kabiri twibandaho muri ayo mahugurwa, kugira ngo ayo makuru abantu bayagire ariko banamenye nuko babyitwaramo.
hanyuma ibikomere ntabwo bigira ingaruka ku mitekerereze gusa, bigira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu. Amasomo nanone afasha abantu kubona ukuntu bya bikomere ufite byaguteye uburwayi butandukanye nayo turayagira, kugira ngo umuntu wayitabiriye yishakemo imbaraga zimufasha gukira ibyo afite mu bitekerezo bye no mu marangamutima ye, ariko no gukira ingaruka byamugizeho ku mubiri, kuko kunze gusanga hari indwara nyinshi ziterwa n'ibyo bikomere, ariko ugasanga abantu basa nkaho batamenya kubihuza, kandi ubushakashatsi bwaragaragaje ko indwara nyinshi tunarwara zifitanye isano n'imitekerereze yacu. Ibyo rero tubyinjiramo dushingiye no kuri ubwo bushakashatsi, ku buryo umuntu ashobora gutangira kujya amenya guhuza uko yiyumva n'impamvu yabimuteye n'icyo yakora kugira ngo ashobore kubikira. Hanyuma icya gatatu twibandaho ni ugufasha abantu noneho no kwitahuramo, kumenya imbaraga bifitemo. Buriya umuntu wese yifitemo imbaraga n'ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo ahura nabyo, ariko kubera ko umuntu aba atabizi, nta wabimukanguriye, nta wabimweretse, nta wabimwigishije, cyangwa se yarakanzwe n'amateka mabi yagiye ahura nayo, ugasanga kwikemurira ibibazo byamunaniye. Rero muri ayo mahugurwa twigisha n'uburyo butandukanye abantu bashobora gukoresha kugira ngo bashobore kwikemurira ibibazo bitandukanye bifitemo, babibonera ibisubizo birambye kandi bihamye, bituma ikibazo iki n'iki kije mu buzima umenya n'uburyo wacyitwaramo. Urumva rero ko ari amahugurwa akora ku bintu byinshi, tuvangamo n'umwanya wo guha abantu kuganira ku byo bagenda bunguka, kuko buriya niba abantu bari kwiga ari benshi, ni na ngombwa ko bagira umwanya wo kwigira bamwe ku bandi. Umwanya wo kuganira ku byo abantu bagiye bunguka nawo turawutanga kugira ngo buri wese yisanzure, avuge uko yiyumva, asobanuze ibyo atumva, ariko ntihagire uniganwa ijambo kandi ibyo bintu bikenewe. Hanyuma ikindi, dukora imyitozo itandukanye. Hari imyitozo dukoramo ifasha umuntu kurekura agahinda yari yifitemo, n'indi myitozo itandukanye yongerera umuntu kwigiramo ubwisanzure. Rero ni amahugurwa yagiriye abantu akamaro gakomeye, ukurikije ubuhamya butandukanye abayitabiriye bagenda batanga, ari abakize indwara zitandukanye bahoranaga, ari abongeye kugira imibanire myiza n'abo babanaga kandi wenda imibanire yari yaragiye iba mibi, ndetse bikagera n'aho abantu bashwana cyane, bakaba bajyanana no mu nkiko, ariko bakaba bashobora noneho kwikemurira ibibazo byabo mu bwumvikane. Byagiye bigira ingaruka nziza n'akamaro ko gufasha abantu bamwe bitinyaga kwihangira imirimo, kwitinyuka, kwigirira icyizere, ugasanga abantu noneho barabasha gukora ibyo bibwiraga ko batashobora gukora. Harimo ubuhamya bwinshi cyane, kandi abantu bamwe bakunda kwitabira nyine banazanwa n'abo ngabo bagiye bayitabira, bakavanamo bikabagirira akamaro cyane, ku buryo nabo babishishikariza abandi, ugasanga nabo bashoboye kwitabira ayo mahugurwa aba buri gihembwe. Rero igihugu cyacu cyanyuze mu mateka maremare, amateka y'ibikomere by'umwihariko
by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi n'ingaruka zayo mu gihugu n'ibindi byinshi bishamikiyeho, byashyize agahinda gakomeye mu mitima y'abantu, bishyira ihungabana mu bantu. Ingaruka zimwe tubona uyu munsi zikomeye ni ukubona ingo zisenyuka umusubizo, abantu basigaye bubaka ariko ejo bakaba barasenye. Ingaruka ku rubyiruko, kunywa ibiyobyabwenge, kwiyahuza inzoga cyangwa se kwiyahura, umuntu agasimbuka muri etaje cyangwa akajya mu mugezi, n'izindi ngaruka nyinshi twese tuzi tubona muri iki gihe zibangamiye sosiyete. Niyo mpamvu rero ntanze iki kiganiro ngamije gushishikariza abazacyumva babikenera ko batazuyaza kwiyandikisha muri iyo gahunda y'ayo mahugurwa amara amezi 2 kugira ngo babashe guhangana n'ibyo bibazo. Kandi nk'uko natangiye mbivuga, n'uwaba atabifite ariko akavuga ati reka njye gushaka icyamfasha kubyirinda, nawe tumuha ikaze, tukamwakira, tukamufasha kubona ayo makuru ndetse n'ubwo buryo butandukanye bwamufasha guhangana n'ikibazo kitarahinduka igikomere. Abifuza rero kwiyandikisha muri aya mahugurwa bazaduhamagara kuri nimero ya telefone babona muri iki kiganiro, hanyuma tuzabahe gahunda yose uko iteye kugira ngo biyandikishe hakiri kare, banitegure kuzayitabira igihe kigeze bitewe n'igihembwe umuntu yahisemo kuzigiramo. Ndabashimiye mwese rero mwakurikiye iki kiganiro. Ibindi nababwiyeho tuzabiganira mu gihe gitaha. Murakoze.